Reka tugusuhuze twifuriza ibihe byiza wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Na makuru arimo kuvugwa cyane muri kino gitondo, ariko mbere ko tukugezaho incamake z'amakuru tugiye kwibandaho, reka tugusabe urebe hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho, utegerezeho gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera ugakandaho nako kugira ngo udukurikire umunsi ku wundi. Rero na makuru arimo kuvugwa cyane hano mu Rwanda, ariko tugufite n'andi makuru menshi turifuza ko uduha umwanya wawe tukugezaho amakuru yose twagiye tugutegurira uyu munsi wose. Duhere ku nkuru ya mbere, ni inkuru ivuga ko hari umwarimu urimo wafashwe na RIB, arimo gukorwaho iperereza rikomeye. Yasambanyije abanyeshuri 4 yigisha mu ishuri rimwe, ikindi cya kabiri abatera inda bose, ikindi cya gatatu agerageza kuzikuramo, ikindi cya kane ngo hari umubare yari yariyemeje mu banyeshuri yigishaga. Turaje tubikubwire, ariko mbere ko tuyikubwira reka tukubwire ko muri Nyamirambo, mu murenge wa Nyamirambo, mu karere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali, hari umugabo uvugwa ko cyangwa se uvuga ko kuri ubu ngubu ubuzima bwe buri habi nyuma yo gukubitwa n'abanyerondo. Kuri ubu ngubu akaba ari kwihagarika hakaza amaraso. Yitwa Nkezabera Modeste, utuye mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Kagunga. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na Bwiza dukesha iyi nkuru, yasobanuye ko yakubiswe n'abanyerondo nyuma yo gupfubirana n'umwe muri bo akamumenaho inzoga atabishaka, nk'uko abyivugira mu buhamya bwe buri muri video birumvikana yakozwe n'ikinyamakuru Bwiza. Rero akaba ari nawe dukesha iyi nkuru, ngo kuri ubu ngubu inkoni yakubiswe n'abo banyerondo zatumye asigaye yihagarika, amaraso akaza, nubwo yari yagerageje kwivuza ariko ubushobozi bukamunanira cyangwa se bukamubana bwinshi. Mutabarire, ubushobozi bukamubana buke, amafaranga akabamubana menshi. Uyu avuga ko kuri ubu ngubu abamukubise bahise batoroka mu gihe yifuzaga ubutabera, akavuzwa ndetse akaba yanafashwa, abana be bakabona ibyo kurya ndetse bakajya no ku ishuri, dore ko kuri ubu ngubu kubera yuko yakubiswe nyuma yo kubitwa ntabwo abana be barasubira ku ishuri. Uretse no gusubira ku ishuri, ikibazo cyo kurya nacyo ni ikibazo, nk'uko mubibona kuri screen zanyu. Dukomeje n'amakuru, umwarimu wigishaga mu murenge mu rwunge rw'amashuri rwa Murira, GS Murira, mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi, akaba akaza guhagarikwa mu kazi azira kumara iminsi atajya mu kazi nta mpamvu izwi. Yatawe muri yombi akekwaho gusambanya abakobwa 4 yigishaga akabatera inda. Yatawe muri yombi nyuma yaho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukorera muri kariya karere ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi byaha byibasira urubyiruko. Ababyeyi bagatanga amakuru bavuga ko uyu mwarimu yidegembya kandi yarasambanyije abanyeshuri 4 akanabatera inda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza, Rwango Jean Dodier, yatangaje ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko uyu mwarimu yatawe muri yombi. Yagize ati nibyo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho gusambanya abanyeshuri. Afunzwe mu buryo bw'iperereza n'ubuyobozi, buvuze ngo afunganywe mu buryo bw'iperereza n'umuyobozi w'ishuri ndetse n'umurezi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri. Mu banyeshuri 4 uyu mwarimu akekwa gutera inda harimo uwo bivugwa ko yamujyanye mu Bugarama ahitwa muri site akamufasha kuyikuramo, ndetse n'abandi 3 barimo 2 bo mu kagari ka Cyarukara n'umwe wo mu kagari ka Gakoni. Kandi bakuru twaguteguriye